niba urushaka ari urwa kane yego eshatu ebyiri harimo rumwe rw'urupfu n'ebyiri za divorce yego bihuriye hehe yego kuri uwo mudayimoni hamwe na Pastor Mutesi ni ukuvuga ngo ukuntu bimeze Pastor Mutesi ataraba pasteri yisuzume ataraba pasteri yego sibyo yabanje kubana na Laosetu yabanje kubana n'uriya mudayimoni bita Laosetu akaba atabyibuka akaba yaba byibuka yaba atabyibuka ariko azabyibuka okay uwo Laosetu ni wa wundi ufuha wa jalousie arica cyangwa gatandukanye noneho nkubaze yego iyo babiri bahuye urugero yego niba Ferdinand agiye guhura na Pastor Mutesi agiye kubana yego Pastor Mutesi wenda uwo mudayimoni akaba yaramugenderaga cyangwa amufuhira yego mu buryo wenda atazi yego atabare nabyumva yego n'uyu Ferdinand yego nawe kari umudivorce yego ubwo ngubwo no wa mudayimoni yabafuhira kandi bose arabe hari umudayimoni wa mbere yego wabanye na Ferdinand agakora divorce wabyumvise hari n'uwa kabiri wa Pastor Mutesi wabanye nawe we yari très puissant we arica akanatandukanye yego genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Promosiyo y'urukundo gura ikibanza cya $1,950 i Bugesera Kababuye mu miturire hamagara 0783 93 793 Marshall Real Estate iduhaye Sevarante. nkomeje kukwifuriza ibihe byiza n'amahoro y'Imana ukomeje gukurikirana urugendo online TV yego urugendo rurakomeje ni Bobo kuri kamera turi kumwe na Chobi imbere ya kamera nabwo turi kumwe n'umugabo icyamamare Mike yego Mike meze neza cyane ariko nubwo meze neza reka katubanze turebe harano ushaka kuzagutwara harano nawo maze iminsi umbwira ngo uzantwara ariko ntago urantwara yego se Tedemir ara muri hotel Tedemir mu mujyi muri nivo ya 7 abi ibintu byose kabisa byose hotel nziza cyane tuje manager waho Kalisti reka nanjye ndashaka kuzagutwara hano kwa Elua hano kuri yereka ufite akabari keza cyane bafite ibyo kurya biryoshye mu rwego udashobora kubyumva Elua umupatro witonda cyane umwana muto bafite berekana match hano kuri push pulse ngo bakita push pulse nzakujyanayo nta kibazo yego murakoze cyane tugwaye kaze ku rugendo murakoze none usanzwe buri yuhaze n'ubwa mbere nkoranye nawe ku rugendo unajya gukorana na Sam Gakire munsi imaranyegurira uburyamo si byiza se kadawe tumusuhuza kadusuze Sam Gakire aho uri hose ugubwe neza umuboss ahora y'Imana akomeza kuganze Imana iguha umugisha n'amahoro n'amafaranga natwe tuyabone none si byose nyine Sam Gakire yego akizina niryo muntu yego ni Gakire yego hari kutwubakira studio sibyo ninde bigutuma sawa karagaciyemo ibyo ninde bigutuma sawa Mike yes wamenyekanye uzavuga ku bintu bijyanye n'imyuka yego uvuga ko wayibayemo ubizi bisobanukiwe ano ku rugendo waje uvuga hejuru y'urupfu rwa Chameleone yego hari naho watanze ikiganiro twakoranye uvuga ku bagore n'abagabo bijoro yego uyu munsi ndashaka ko tuvuga no mwikundwa cyo kushaka abantu benshi nabyo muri iriya si y'umwuka byaba bifitemo umudayimoni ubishinzwe buriya nta bintu bishyashya ujya ubona biba hano ku isi bitigeze bibaho wenda mu bindi bihe nta kintu gishyashya gihari yego buriya kuri ubona habaho intumwa yego
nk'uko kumva perezida yohereje intumwa mu gihugu runaka. yego Buriya urabizi neza ko buriya satani cyangwa se shitani yego ni umuntu wabanye cyane n'Imana, baraziranye. yego Buriya rero iyo ubona abantu bashaka ukumva umuntu akantu gato karabaye ngo toka satani mu izina rya Yesu, nibyo, ariko ugomba kubikorana. Ese ubivuganye izihe mbaraga? yego ni izihe mbaraga ufite yego kugira ngo uvuge ibyo bintu? Buriya shitani n'Imana ni abantu baziranye, babanye. yego Kuko ni imyuka ibiri, ntiyigaragara, yego igaragarira mu bikorwa byayo. Sibyo? yego Satani agaragarira mu bikorwa, n'Imana igaragarira mu bikorwa. Urumva ibyo bintu bibiri? yego. Noneho Yego duhere hano, yego. nuhe mudayimoni cyangwa nuhe mwuka akora ate uteza amadivorce mu miryango? Ni ukuvuga ngo hari umudayimoni bita Laosetu. Setu. Uwo mudayimoni yego turaza kugarukamo inyuma gatoya. Ni umudayimoni uri très puissant, ufite imbaraga zidasanzwe. Ni intumwa iba yaroherejwe. Hari ikintu bita ubundi mariage et divorce. Wabyumvise? yego Ibyo bintu turaza kubihuza na bariya na Marie de Nuit, nicyo bita Marie de Nuit. N'isezerano n'amasezerano. Oya, ntago ari amasezerano. Marie de Nuit na femme de nuit, n'abagore b'ijoro. Ibyo bintu bikora gute, bigenda gute? Ni ukuvuga ngo hari abantu benshi uzasanga bavuga ngo bari ngo nta mbaraga bafite mu rwego rwo gutera akabariro, tubivuge gutyo mu buryo bwumvikana neza. Ntibashoboye. Cyangwa se uko wumva undi arakubwiye ngo njyewe sinze ibintu byo gushaka sinjya mbikunda. Umuntu akamara imyaka 40 30 nta kintu abuze, ariko akakubwira ngo njye ntago njya numva iby'abagore nabijyamo cyangwa se iby'abagabo nabijyamo. Ubwo ibyo bintu turabifatikanya uko ari bibiri. Umugore wumva adashaka gushaka, n'umugabo wumva adashaka gushaka, noneho hakazaho n'undi ushaka ariko agahora akora amadivorce. Aho rero akora amadivorce aba muri ibyo bintu. Uwo nguwo turaza kumujyana. Ubundi hari umudayimoni bita Laosetu. Uwo nguwo niwo turaza kwinjira. Uwo nguwo ndakwereka aho akomoka. Yego. Aho rero niho tubibanda. Noneho maka aho kuri uwo mudayimoni wa divorce ushaka gushaka gusa. Yego. Noneho turabinyuramo gakeya. Yego. Hari abantu b'abasore batinda mu kwiroteraho kwanza. Yego. We ukiroteraho bikagera mu myaka runaka, ariko nibanga bajya bakunda guhisha. Kandi icyo gihe uba waratewe n'umudayimoni. Uwo mudayimoni noneho bawita uwo mudayimoni ni umudayimoni uba ukomeye cyane mu mbaraga. Boherezwa bavuye ikuzimu. Abo bose boherezwa bavuye ikuzimu baje gukora icyo menace cyane cyane y'abana b'Imana, swate y'abantu bafite nanone imbaraga nkeya mu buryo bwa spirituel. Yego. Bishatse kuvuga ngo iki? Uzasanga kenshi umuntu avuga ngo nari ndyamye nijoro, kandi uwo mudayimoni akunda kuza mu ishusho. Umbabarira ikiganiro tukirambure. Yego. Kugira ngo tujye kuri tapi. Akunda kuza mu ishusho ry'umukobwa ukunda cyangwa umuhungu ukunda. Yego. Noneho ugasanga uraryamye nijoro. Yego. None abo bantu nibo usanga bagira abana mucyo bita muri monde de ténèbres, mwisi y'umwijima. Ugasanga ugira abana kandi utaza amazina yabo, ariko uwo wabyaranye nabo akabaza amazina yabo.
wowe ukabaha ubana n'umugore yego ariko utazi yuko washatse kandi umufite ari nacyo cyaguteye kudashaka umugore. yego Bamwe bakunda kubyita ngo yego ugomba kuba ingimbu ukagimbuka ukirotera ibyo bikarangira finaluma bikagera aho birangirira. yego Noneho wa mudayimoni akaza cyangwa rya shitani rikaza yego muri rya joro uryamyemo wa mudayimoni akaza yego mukaba muryamye akaza mu ishusho ry'umukobwa ukunda mukaryamana mukabikora ukanarangiza ukumva wanacitse intege ukagira ngo byarangiriye aho. yego Wa mudayimoni burya ajya anafuha ari nawe uteza amadivorce. yego winjiyemo neza cyane. Turaza buretse turabivugaho neza. Ari nawe uteza amadivorce kubera gufuha. Rimwe na rimwe akica n'abagabo, wabyumvise, akabica ariko wowe ukabura utazi kica abagabo bawe cyangwa abagore bawe ukumva ngo uriya muntu ngo ahora ashaka umugabo. Bamwe bakabyita ngo ni imyaku ngo mu muryango wa barunaka ngo batera imyaku. Oya, ni ibintu biba byarabayeho ukabyubakira bikaba karande, ariko ibyo birangizwa n'icyo bita deliverance no gusengerwa n'abapasiteri bafite imbaraga za nyazo. Apana bano tubona bakoresha amakonseri n'ibirori. Oya, abakozi b'Imana bafite amavuta, bafite umwuka. Noneho ukabura aryamye ukabona wari uri kumwe n'umukobwa mwaryamye mwabikoze ukarangiza wanabyuka ukabona wirangirijeho, ariko hari spams nkeya mu buryo buri spirituel mu buryo bw'umwuka, ariko tukongeraho monde de ténèbres misi y'umwijima biba byakozwemo bikagenda cyane cyane wa mudayimoni iyo mumaze kubikorana hari kimwe cya kabiri cy'imbaraga z'umubiri atwara, aricyo cyajya uzaba uryamanye uzaba wabonye umukobwa ukumva uramukunze ukumva wanaryamana nawe, ariko mu kandi kanya ukumva ngo nta mbaraga ufite. Hari imbaraga nkeya we aba yaratwaye. Izo mbaraga rero yongera kuzigusubiza mwahuye muri rya joro n'ubundi mwongeye kujya kubikora. yego Wabyumvise? Icyo ni igice tuvuyeho, ntago turi buze kukivugaho cyane, tuzakivugaho bitewe n'ukuntu abantu bazashaka kutubaza. Aho niho hahandi uzasanga ngo umuntu yagiye gushaka yarashatse, ariko reka aho turahinjira muri ya madivorce, niho tuhinjiramo neza. Hakabaho noneho n'abafemme de nuit, babagore babakobwa baryama bagasambanywa n'abagabo b'abadayimoni muri ya majoro. Bo banabikora neza kurusha abandi bantu bazima basanzwe. Umukobwa akanga umugabo akumva nta mugabo ashaka, wajya uramubwira umugabo rimwe na rimwe bo usibye ko aba ari ibanga ryabo, akakureba uri umugabo uri umusore akavuga ati nta kintu we wankorera, kuko abazi ko muri rya joro naza kuryama muri spirituel muri monde de ténèbres hari uwo bari buze guhura nawe, we arabikora byanyabyo akibera muri ubwo buryo. Uwo mukobwa nakaba afite abana yabyaye mu isi y'umwijima, ariko atazi n'amazina yabo. Aricyo cyagiye wumva ngo umukobwa hari ibyo ashaka gupanga cyangwa umusore hari ibyo ashaka kugeraho ntabigera kuko ubwonko bwe bwaramaze kuba dépassé, bwarangiritse. Aricyo cyagiye wumva hamwe haturuka ngo bita ngo abaresibienne. Ugasanga umukobwa atereta mugenzi we, si wo ubikora. Hari indi mbaraga yindi yaje imwarikamo imukoresha ibyo bintu. Ndakumva cyane. Aho ngaho ubwo tubiciyemo tuzabigarukaho. Reka twinjire kuri twaje noneho twizere kuri wa mudayimoni naze ngo yitwa Laosetu. None twinjiye kuri Laosetu noneho wenyine ukora uteza divorce no gutuma abantu bashaka abantu benshi cyane. Noneho wa mudayimoni wa mugore aba yarabanje guhura
na ba bandi twavuze. ese baritiranwa Yego. yaba umugore n'umugabo? Yego. ni Lewo Hari Leo Setu. Hari Lao Setu. Yego. Uwo nguwo ni wa divorce tugiye kwinjiramo. atera abantu bose. Atera abantu bose. Kuko ni ubateza kiriya kibazo. ariko akaba ashingiye ku gitsina gore cyangwa ku gitsina gabo? Ashingiye ku gitsina gore. ubwo ni umudamoni w'umugabo. Uwo nguwo agira ishyari rikomeye cyane. Ishyari agira ishyari rya mbere ryo kwiye. Ni ukuvuga ngo uwo mugore aba yarabanjirije uwo mugore aba yarabanje mwa kiriya cyiciro twavuyemo. Yego. Ariko akaza kuba yashaka. Yego. Ariko ntamenye yuko nubwo ashatse yari afite undi mugabo mu mwuka, muri esprit spirituel monde de ténèbres. Yego. Uwo mugabo niwe ukomeza kumukurikirana kuko atigeze akora divorce nawe. Yego. Gukora divorce nawe ni muri bwa buryo bwo gusengerwa gakorerwa deliverance. Yego. Abari kubyumva nyine babyumve, kandi abo bibaho bazagende mbere yo gushaka babasengerwe iyo myuka iveho. Noneho uwo nguwo ikintu kibaho ni ikihe? We wagiye gushaka. Yego. Kandi wari ufite undi mugabo mutigeze mutandukana mu isi y'umwijima. Uwo razakomeza kugukurikirana mu rugo rwawe. Yego. Kubera ko agira icyo bita jalousie, agira ishyari rikomeye. Azakomeza kugukurikirana kugeza ko uzashaka umugabo wa mbere. Yego. Azamwica. Uzashaka uwa kabiri cyabatandukanye, azamwica. Hari n'igihe kizagera noneho abatandukanye burundu. Okay, harimo ibice bibiri. Yego. Harimo guhara batandukanye bateza umwiryane. Yego. Harimo no kubica. Yego. Ubwo wananiranye aramwica. Yego. Iyo bishobotse akabona ko atandukanye byoroshye nibwo ateza amazi. Uwo yakoresheje divorce bagatandukana, buryo urya mugabo we abagifite imbaraga y'Imana ikimurinze nubwo atababizi. Umwe bica we aba yaramaze kurangira. Ariko umwe ukoresha divorce bagatandukana adapfuye, Imana ibikimufite mu biganza, hari umugambi ibimufiteho. Yego. Bishatse kuvuga ngo iki? Iriya mariage et divorce. Divorce iba yabayeho iba yaturutse ku myuka mibi. Kuko ntago Imana igikoresha divorce. Yego. Ntago Imana igikoresha divorce. Ni imyuka mibi ya indi twavuze iba yabayeho. Wa mugore rero azagira gutya ashaka umugabo. Babane. Ariko nibamara kubana, wa mwanya yari afite, rimwe na rimwe uzasanga wa mugore usibye ko atabibwira umugabo we kuko bamaze gushakana mu buryo bwemewe n'amategeko mu isi yacu y'abantu, itari isi y'abadayimoni, akunda no kuza iyo baryamye akabaryama hagati. Iyo baryamye hagati, wa mugore nuko atabibwira umugabo we, ariko barahura n'ubundi bakabikora. Wa mugabo urumva abantu umwe muraryamye, hari uwabaryamye hagati, araza bimukorere n'ubundi neza kuruta wa wundi yashatse mu buryo bwacu bw'umubiri n'amaraso. Yego. Noneho umugore we azanaceceka, niyongera guhura na wa mugabo we ku mubiri n'amaraso, amubaza ati kuki nta bushake ugira, kuki ibyo bintu? Wabyumvise? Bizavaho wa mugore bimucange, agire n'umujinya, yirukanke, ndetse iyo umugabo adapfuye umugabo akora divorce. Iyo akoze divorce, mwebwe muhora mubona ngo umuntu akora divorce buri gihe. Yego. Ariko hari imbaraga, hari n'undi mwuka wundi ubimutera. Okay. Reka none twinjire mu kiganiro nyirizina. Yego. Wanje gusobanura uwo mwuka. Yego. Hari inkuru iriho y'umupasiteri witwa Pastor Mutesi. Yego. Ejo yakoreye bride shower. Yego. Uru rugo agiye gushaka n'urwa kane. Ko narubarange. Yego. Ababiri ba mbere bakoze umugore ni umupasiteri asengera hehe? Sinibuka. Yego. Gusa yigeze gusengeraho muri Zion. Yego. Yego. Babiri ba mbere bakoze divorce. Ese mbaze ikintu kimwe. Zion tempo ya Gitwaza. Ese buriya kwa Gitwaza yemera we wasengeyeyo? Ntago nasenyabwo no mu rugo. Niho mu rugo.
ese yaba kadusuze Pastor Gitwaza Dr Apotre Gitwaza yego Imana impumugisha ese mwemera umugore ko abwiriza yego baba n'abapasiteri n'abapasiteri none ukuvuga ngo yiyomoye hariya okay sava ni n'ubwa mbere mwumvise Pastor Mutesi ntabwo ari ubwa mbere ni wa wundi ugiye gushaka na Ferdinand okay wacicikanye ku itangazamakuru cyane na wa mugore ariravuga yuko Sandrine yes ese ubundi koko Sandrine yabanye na nuriya mugabo Ferdinand cyangwa cyangwa ari bya bindi byo mu itangazamakuru okay sava okay babiri ba mbere yego bakoze divorce yego uwa gatatu benda kubana arapfa yego ubagiye gushaka undi wa kane shaka utudevelopira cyangwa se turamburira yego ushingiye kuri uwo mudayimoni watubwiye Laosetu bamwita Laosetu no ni n'ubukwe cyangwa n'umuryango utajya uvugwa nyine uteza impagarara muri social media uwo muryango twese turuma turahagaze uwo mugore Pastor Mutesi wa pasiteri n'umuntu uza social media ikamera ityo yego niba aza ikamera gutya igahaguruka niba banze bamenye sibyo babanze bamenye ubundi hari ishitani iriya shitani bita Laosetu n'indi bita Maria Valencia ni amashitani abiri atandukanye ariko uteza amadivorce ubundi yagakwiye kujya gushakana n'uriya mugabo Ferdinand icyo navuga niba banze barebe urabimbajije kuko nyina iki kiganiro nagiteguye ntarizi byaba Pastor Mutesi gusa nabyumvagaho gutya niba banze barebe ikintu kimwe babanze barebe niba koko njyewe ndarekambwire Ferdinand nabanze arebe cyangwa aganire n'umufasha we amubaze ese mu buzima bwawe wabayeho gute ni ubuhe buzima bwawe wabayeho ese impamvu yagiye bitewe n'ikiganiro hanze kuri televiziyo yacu y'Urugendo Online TV hano naho ni iwacu ariko akenshi bazakunda kudusanga kuri Inside yego ariko nibabanze barebe ntabwo kwa icyo nkubwiye ntabwo kwa Pastor Mutesi iwabo batera umwako yego ibyo ngibyo tubanze tubikureho ahubwo ashaka kuba yifite ntabwo iwabo aribo bantu bapfusha gusa abagabo n'amadivorce kuko uriya ni umukozi w'Imana yego nje sindagera mu rusengero rwe umukozi w'Imana ariko nanone nawe arebe ese nabayeho gute mu mibyirukire yanjye niki kinteza ayo madivorce niki kintera ayo madivorce ya buri mwanya niki gitumye uwundi koko ntago ndaza kuvuga ngo afite icyo bita ntago ndaza kuvuga yuko ari muri baba pasteri bakoresha ama esprit satanique mu buryo bwo gutamba ibitambo kuko biriya byo iriya level ntago arayigeraho ntabwo arayigeraho ahubwo arabitambirwa ahubwo we arabitambirwa mu buryo watazi bishobora gutuma mu buryo bw'urushako kuko amarira ye n'umubabaro we uherereye mu rushako yego amafaranga arayafite buri kimwe cyose aragifite afite n'intama zimukunda ahubwo nabanza arebe qu'est-ce qui se passe uburyo nabayeho nabanza arebe ese mbere yo kugira ngo nshakane n'umugabo wa mbere agapfa byagenze biti asubira inyuma yumve kuri iki kiganiro kuko sinari nzi ko turi bunamuzanemo arebe kuri icyo kiganiro yumve ashishoze arebe niba nawe ashobora kujya gukorerwa deliverance ku bandi bashumba bandi bamurengeje imbaraga apfuka amasenge bamusengere na rura rugo agiye kujyamo barusengere iyo blocage yose bayikureho
none Yego. witegereje ku mudayimoni wasiguye bwa yego mbere yego nimba ko kurwo rushaka ari urwa kane yego harimo Hari- divorce ebyiri wijya kure uriya nawe uriya agiye gushaka kuko uriya mudayimoni bita laosetu Yego. ni umudayimoni uri trepuisi ukomeye cyane hahandi no mu nsengero yego ubundi akunda gukorera ubundi akunda kuza mu masaha y'ijoro no mu gicamunsi cya kumanywa mu masaha abana b'Imana baba bateranye cyangwa aho bateraniye ushobora kubona umupasiteri ku wundi bagiranye ibiganiro bibi kandi bitabaturutseho yego uzasanga hanini pasiteri arimo arabwiriza wumve hajemo impaka mu rusengero kandi ubundi abana b'Imana ubundi ntabagakwiye kujya impaka yego kuko uwo baba basenga ni umuntu umwe sibyo ari nabyo byateje iki ari nabyo byagiye biteza urareba satani ajya kuva mu ijuru yego Imana ikamujugunya mu isi sibyo akamanukana n'abandi badayimoni n'abandi bamarayika bandi yamanukanye nabo nibo babandi baje kuvamo ba laosetu wabyumvise yego ari bo bafite imbaraga bo boherezwa ku isi nyine maka Yego. hari icyo sinzi ni muri bukegeraho Ndakigeraho. tugenda tusa nk'abagana ku musozi Yego. ko ntitwabiva ngo tubirangize yego niba urushaka ari urwa kane yego eshatu ebyiri harimo rumwe rw'urupfu Yego. n'ebyiri za divorce yego bihuriye hehe yego kuri uwo mudayimoni hamwe na Pastor Mutesi ni ukuvuga ngo ukuntu bimeze Pastor Mutesi nabanje kubivuga ntanazi yuko turi buze kugera kuri iyo sije y'uwo pasiteri Pastor Mutesi yabanje kubaho mu buryo ataraba pasiteri yisuzume ataraba pasiteri yego sibyo yabanje kubana na laosetu yabanje kubana n'uriya mudayimoni bita laosetu akaba atabyibuka akaba yaba abyibuka yaba atabyibuka ariko azabyibuka okay uwo laosetu ni wa wundi Ufuha. ufuha wa jalousie arica cyangwa agatandukanye noneho nkubaze yego iyo babiri bahuye urugero yego nimba Ferdinand agiye guhura na Pastor Mutesi agiye Yego. kubana yego Pastor Mutesi wenda uwo mudayimoni akaba yaramugenderaga cyangwa amufuhira yego mu buryo wenda atazi Yego. atabare nabyumva yego n'uyu Ferdinand yego nawe kari umudivorce yego ubwo ngubwo no wa mudayimoni yabafuhira kandi bose arabe oya dore uko bimeze wa mudayimoni aza mu mashusho atandukanye kwa kundi wumva ngo Imana arihinduranye kwa kundi wumva ngo Imana ibonekera hamwe icyarimwe ku isi yego mu Rwanda irahari no muri Kongo irahari na irahari kandi ni Imana nawe afite ububasha hari umudayimoni wa mbere yego wabanye na Ferdinand agakora divorce wabyumvise hari n'uwa kabiri wa Pastor Mutesi wabanye nawe we yari trepuisi we ariyica akanatandukanya yego ikintu cyo kiriho ni iki ngiki hagati y'abari abantu babiri nubwo bagiye gushakana ari abantu babiri muri monde de ténèbres ni abantu bane buri umwe afite muri monde de ténèbres ubwo n'ingabyira ahubwo ziri kubaho hahandi uzabwira umugore ngo uze guteka inyama ushyiremo isosi iringaniye ugasanga ahubwo yazishiririje kubera gufuha kwa wa mugabo yego kuko ibyo abagukoreye atanezeza wa mugabo ugasanga umugabo yasize amubwiye ngo usase uburiri uko yagiye agasanga bwa buriri bumeze kwaho si we ni umwiryana wa mudayimoni uterwa ngo bashahwa iyo byanze ugasanga umugabo yasize amafaranga mu rugo avuga ngo aya mafaranga turaza kuyagura karibira cyangwa essence tuzakoresha muri iki cyumweru agasanga umugore yafashe yajyanye muri salo kwikoresha umusatsi kandi siyo gahunda yari ihari n'ingaruka za umugabo azavuga ati ngewe uyu muntu arananiye si wo ubikora nanone ibyo bintu iyo byanze nicyo cya gihe wa mudayimoni
abwira umugore ati umugabo ngiye ndi kubona ari kunanira reka njye mu bapfumu. Namara kugera mu bapfumu hari igihe batazamuha umuti umujunjamisha ahubwo bakamuha umuti wo kumwica. Ntabwo ari wa mugore ubikora, ni Laosette urimo arakora. Wahita apfa, ahita ava mu nzira. Nonese Mike ikiriho kuri uwo mupasiteri umbwiye nagenda afata umugabo we basengerwe bakorerwe deliverance ikomeye cyane, babe contact n'Imana, bakureho ya miryango batazi bose batunze, urugo rwabo ruzaba rwiza. Kuko sibo bibayeho ubwa mbere, ntago ari bo, siwe upfushije kane, hari n'abapfushije inshuro 10 n'izindi byagiye bibaho. Urugero rwa hafi nguhe inkuru yabayeho, ni yabayeho nge narabyiboneye amaso ku maso. Umugore yagiye gushaka urubyaro. Agiye gushaka urubyaro yarabanye n'umugabo we igihe kingana n'imyaka 5. Ariko umugabo ntabwo yashakaga ko umugore yakundaga umugore, si ngombwa ngo babyare, kuko ntawe ujya kurongora cyangwa se kujya gushaka umugore azi neza akazabyara. Noneho umugore bimuyobeye ari byo ngibyo twari turimo, ari byo ngibyo n'ubundi ari cyo kiganiro turimo. Ibyo byabereye hano i Bukavu ku mupadiri bitaga Ricardo wasengaga nk'uyu padiri wapfuye wa Obardi. Umugore aragenda ajya mu bapfumu, yari afite umudayimoni uwo bita Laosette. Umugore aragenda ajya gushaka urubyaro ku bapfumu, agezeyo bamuhuza na Laosette, baramubwira ngo wegenda uryame uzabona umugabo aje nijoro mu buryo buri monde de ténèbres. Noneho uwo mugabo uzamwakira, muzaryamana kandi muzabyarana. Umugore aravuga ati nta kibazo, ariko icyo gihe uzaryama mu cyumba cyawe wenyine. Umugore aravuga ati ko bidashoboka, ati ntacyo kuko azaza mu buryo butagaragara, n'ubundi azaryama hagati yanyu nta kibazo. Ngo umugabo nijoro aryamye agiye kumva umugabo nyine ufite umugabo wa mugore yumva hari imbaraga imwegejeyo, ariko agira ngo ni bya bindi bisanzwe. Umugabo wa mugore ahura na rya shitani Laosette, abamuteye inda. Amuteye inda, ariko aho yari yagiye baramubwira ati yo ndizamara amezi 9 kandi uzabyara. Yego yamaze amezi 9, ariko umugabo we akabwirwa ko uwo mugore n'ubundi bose barasengaga, nk'uko Ferdinand na Mutesi nyine basenga. N'uryo wabyumva neza, baragiye barasenga bagahora basenga, ariko umugabo bakamubwira ngo iyo tukureba tubona hari ikintu cy'umwijima kikugendaho. Umugabo ati se ko nsenga ko ni 10 mba nagitanze buri kimwe, nje nimvuga 10 mujye mutanga 10 kuko ni cyagenwe n'Imana, ntago nagaciyemo. Noneho biza kurangira wa mugore abyaye amezi 9 ageze, umugabo arishima ko yateye inda, ntiyari kubura kwishima. Wa mugore agiye kubyara kuko yarazi ibyo yakoze. Umugore mu kubyara abyara umwana w'umuhungu, aramubyara, ariko umwana akiri uruhinja yaba ari konsa umwana akamurya imoko. Ya moko iza kugeraho ihinduka ibisebe, umugore akamuhinduranya, n'ubundi ya moko nayo iragenda ibisebe iratukura ibinyama. Umugore yumva ko Ricardo yaje gusenga, dore hani Bukavu nahi Bukavu byabereye. Umugore yumva ko agomba kujya gusenga, akibaza impamvu ibintu bimubaho. Byabaye ngombwa ko umugore ajya gusenga. Ricardo byabereye mu ruhame. Umugore yasengewe by'umwihariko atari mu bandi, ariko nyine abantu bateranye, nyine igiterane cy'abana. Burya Imana iyo igiye gukora ibintu n'aba bahanuzi
nzabavugaho aba baprofeti ureba hano Yego. nabo nzabavugaho Mhm. ntago ndabavugaho Yego. noneho bano bahanuza ureba Ndabibona. ntago ndabavugaho uretse Okay. kuko Imana igiye kuguha igitangaza Yego. no kugukoresha ibikora imbere ntago yihisha Yego. ibikora abantu babireba kugira ngo bazatange ubuhamya Yego. bw'ibyo bintu biri kubaho Mm. nibwo rero Ricardo yasengeraga wa mugore aramubwira ngo ushyira uruhinja rwawe Ku bibero. ku bibero ayishyira ku bibero Ricardo arasenga yabikoreye mu ruhame rw'abantu Mhm. ntago yabikoze bari mu cyumba bihishe Yego. wa mugore aramubwira ngo ntufunge amaso Imana irambwiye ngo ntufunge amaso uri murareba Ubibyibonera. ubyibonere umugore baramusengeye baramusengera Padiri Ricardo Mhm. wa mwana yahindutse ikiyoka kuri bya biro bya mugore cya kiyoka kiramanuka kiragenda baravuga ngo mukireke mu gihe inzira kigende cya kiyoka kiragenda ntawe cyariye cya kiyoka cyarakomeje kiragenda baginzira kiragenda Ricardo aramubwira ngo wari waratewe inda n'umudayimoni wabyumvise nibwo wa mugore yaje guhishura ibyo yanyuzemo avuga ko koko yaje kuryamana n'umudayimoni abwira umugabo we ngo kirya gihe wumvishe wegeye ukajya ku ruhande yari imbaraga y'umwijima iyo bita laosetu yari ibikoze dushatse twagarukiraho rero Shamake. Asante sana. Nta kindi nza. urakoze cyane